Abantu bakunze kwibaza ku bibazo bitandukanye harimo n'ibibazo byo mu mutwe. Hari abavuga ko ibibazo byo mu mutwe bishobora gukurikirana umuryango wose. Hari impamvu, hari ingaruka, hari n'uburyo bwo kubikumira. Nabashimye, nitwa Patient Iradukunda. Ni ikiganiro cyacu Amabanga. Ndakubutsa gukora subscribe. Mu buzima bwo mu mutwe ni bimwe mu bintu bifite akamaro gakomeye cyane mu mibereho y'umuntu. Iyo umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ashobora gutekereza neza, hari ugutegura, hari ugufata ibyemezo ndetse no kubana neza n'abandi. Ariko iyo ubuzima bwo mu mutwe hari ibindi bibazo, bushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku muntu ndetse n'umuryango we. Hari igihe usanga ibibazo byo mu mutwe bikurikirana abantu benshi bo mu muryango umwe. Ibi bikaba bishobora gutera abantu kwibaza niba ari irondabwoko cyangwa se imibereho. Bamwe bavuga ko umuryango wose ufite ibibazo, ariko ibi siko buri gihe bishobora kubisobanura. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu wo muri uwo muryango umwe agira ikibazo gihuje n'icyundi, cyangwa se abo mu muryango umwe bakagira ibibazo bisa. Muri iki cyegeranyo tugamije gusobanura neza impamvu ibibazo byo mu mutwe bishobora gukurikirana umuryango, ingaruka zabyo, uburyo bwo kwirinda ndetse n'uko bishobora kuvurwa. Mu buzima bwa buri munsi abantu babona ibibazo byinshi kandi bitandukanye bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze yabo. Hari uguhangayika, hari ubukene, hari amakimbirane, hari ihungabana, hari no kubura akazi cyangwa se kubura umuntu ukunda. Ibi ni bimwe bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu mutwe. Iyo abantu benshi bo mu muryango umwe bagize ibibazo nk'ibi, hari abatekereza ko umuryango ukurikiranwe cyangwa se barazwa ubusazi. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko hari ibibazo byinshi bishobora gutera, harimo n'irondabwoko, ibidukikije, imibereho y'umuryango ndetse n'imiterere y'ubwonko. Nubwo indwara zimwe na zimwe zo mu mutwe zishobora kugira aho zihura n'irondabwoko, ntibivuze ko umuntu wese wo muri uwo muryango azazigirwa cyangwa se ngo zimugereho. Hari uburyo bwinshi bwo kwirinda no gufasha abantu bafite ibyo bibazo byo ku mutwe. Tujya gutangira gusobanura igice cya mbere cy'ibibazo byo mu mutwe. Ibibazo byo mu mutwe ni indwara cyangwa se ibibazo bigira ingaruka ku mitekerereze, hari amarangamutima no ku myitwarire y'umuntu. Iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, ashobora kugira imyitwarire idasanzwe. Hari ukwiheba, kugira ubwoba bukabije, cyangwa se kutabasha gukora ibikorwa nk'iby'abantu basanzwe bya buri munsi. Hari abantu bibeshya ko umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aba ari umusazi, ariko ibi si byo. Ibibazo byo mu mutwe bifite ibyiciro byinshi kandi bimwe bishobora kuvurwa neza umuntu agakira. Bimwe mu bibazo bikunze kugaragara ku bantu ndetse no ku miryango imwe, hari agahinda gakabije, depression. Hari abantu babayeho bitewe n'ibyababayeho bakagira agahinda gakabije ndetse ugasanga ntibigeze bishima mu buzima bwabo. Abangaba bumva nta cyizere bafite cyo kuzabaho cyangwa se kuzagira amahirwe yo gusabana n'abandi. Igice cya kabiri ni ubwoba bukabije, anxiety. Abantu bahora bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse no guhangayika birenze urugero. Uyu urebye ku bantu bafite amafaranga, usanga abenshi bahangayitse ndetse abafite n'ubushake bwo gukomeza gukora kugira ngo ayo mafaranga atazamucika. Hari ubundi buryo bwa gatatu bita schizophrenia. Ahangaha umuntu aba ashobora kubona cyangwa se akumva ibintu bitabaho cyangwa se gutekereza mu buryo budasanzwe. Hariho bipolar disorder. Umuntu agira ibintu byo kwishima, ibi ngibi bikaba bishobora no kumukurira kwiheba cyane bitewe n'icyiciro yagezemo. Ibibazo byo mu mutwe bishobora gufata umuntu uwo ari we wese, yaba umukire
umukene, umwana muto cyangwa se umuntu mukuru. Mu gice cya kabiri tugiye gusobanura ibibazo byo mu mutwe bishobora gukurikirana umuryango. Ushobora kwibaza niba bihari. Nibyo birahari. Tuzi za karande. Ibi byose ni ibintu bigenda bifata abantu kandi byakurikirana abantu mu muryango. Hari ibibazo byo mu mutwe bishobora kuboneka ku muntu ndetse bikaboneka no ku bantu benshi muri uwo muryango umwe. Ibi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, harimo irondakoko, imibereho y'umuryango ndetse n'ibidukikije. Urugero, niba umubyeyi afite ikibazo cyo kwiheba cyangwa se schizophrenia, ibi bishobora kongera amahirwe ku bana be ndetse bigatera n'ikibazo runaka mu mutwe, abana bakaba bashobora kuzagirwa n'izo ngaruka. Ariko ibi bivuze ko bishobora kubaho byanga bikunze. Hari igihe ibibazo bikurikirana abantu kubera ko byabaye mu muryango. Umuryango uhorana amakimbirane, ihohoterwa cyangwa se ibibazo byinshi bishobora gutuma abana bakurikiranwa n'ibyo bibazo byo mu mutwe. Abahanga bagaragaza ko umuntu ashobora kuvuka afite amahirwe yo kugira ibibazo runaka. Hari imibereho myiza, ubufasha n'ubuvuzi nabyo bishobora gutuma bigukurikirana. Igice cya gatatu ni irondakoko n'ibibazo byo mu mutwe. Irondakoko ni kimwe mu bintu bishobora kugira uruhare mu bibazo byo mu mutwe. Genes. Umuntu ashobora gutuma agira ibyago byinshi byo kugira indwara zimwe na zimwe. Urugero, indwara nka schizophrenia, bipolar disorder cyangwa se depression zagaragaye nk'izishobora kuboneka cyane mu miryango imwe kurusha indi. Ariko ibi ni ingenzi kumenya niba irondakoko atari yonyine itera iki kibazo. Umuntu ashobora kugira genes zimwongerera ibyago ariko ntarware bitewe n'imibereho myiza. Ndabashimiye, ni Super Science Dukunda.